Alright, reka tubasuze rero mwebwe mudukurikiye hano kuri Precision TV of course. Reka dusobanure tuvuga ku bintu bibiri kugira ngo abantu basobanukirwe neza kurushaho. Ari ibintu bibiri ngiye kuvugaho byihuse. Icya mbere ni stimulation check cyangwa se iriya sheke iri gutangwa na leta ya Amerika kugira ngo ifashe abantu muri iki gihe cya corona virus, dore ko abantu benshi babuze akazi cyane ko nanone n'abatari gukora hariho abari gukora igihe gito ugasanga ntibihagije. Hanyuma turongera tuvuge naneho bantu barimo babihuza na tax return cyangwa se imisoro yawe, amafaranga wari kubona IRS yari ibuguhereze. So nibyo bintu bibiri tugiye gutandukanya. Icya mbere reka duhere kuri stimulation check. Iyi sheke iri gutangwa kubera iki kibazo cya coronavirus gihari. Duhere ku muntu w'umusingo, umuntu wakoresheje amataxes ye ari umusingo, of course uzabona 1,200 cy'amadolari. Ibyo byumvikane neza. Aya makuru ushobora kuba uyazi, it's okay. Aya ni amakuru uwo ari wese ashobora kubona kuri internet cyangwa n'ahandi, ariko by'umwihariko ndimo ndabwira abantu by'ukuri badukurikiye cyangwa se batabashije cyangwa batabashije kuba bashaka babona ayo makuru. Hanyuma umuntu cyangwa se abantu bakoze amataxes yabo, abubatse umugore n'umugabo, ni amafaranga 2,400. Ayo ngayo niyo mushobora kubona. Birumvikana bamwe already barayabonye, nanjye narayabonye, abantu benshi barayabonye. Hanyuma noneho uramutse ufite umwana cyangwa abo twita ba dependent, umwana umwe, babiri, batatu, umwana umwe bongeraho, leta irimo irongeraho amadolari 500. Ubwo ni ukuvuga ngo niba ufite abana babiri warabashyizeho, ubwo urumva ni amadolari 1,000. Ubwo byumvikane neza kugira ngo abantu batongera kwitiranya iyi stimulation check na refund cyangwa se ari amafaranga tubona igihe twakoze amataxes. Byumvikane neza kugira ngo atagira ababihuza. Hariho abari guhamagara bati bimeze bite, ese ko ntarayabona? Mu by'ukuri amafaranga uko na ya leta, byumvikane neza ntawe ubifiteho ububasha cyangwa ngo abe abifiteho control. Gusa buri wese azayabona. Gusa bahereye ku bantu bakoresha konte cyangwa se bafite konti zabo ziri muri system yabo already. Ubwo byumvikane niyo uhemberwa kuri konte ku mataxes yawe, ndizera yuko ubu ngubu amafaranga yawe yakugezeho. Hanyuma nanone ku bantu bazabona amasheke cyangwa batahinduye ngo bashyiremo nimero de compte cyangwa buzuzemo konti zabo, bishobora wenda gutinda ariko hakaza sheke mu gihe runaka. Ibyo ngibyo byose nibyo bibaza abantu barimo bibaza cyane, kuko ntago byumvikana. Rimwe na rimwe ukavuga uti runaka ko yayabonye nge sinyabona, ariko buri muntu aba afite uko yakoresheje imisoro ye. Reka rero twongere dushishikariza abantu kugira ngo basobanukirwe neza. Harimo abantu bagiye bakora n'ikintu kitari cyiza, nakwita ko wenda atari cyiza gukoresha umwana w'undi muntu. Twongere tubibutse yuko atari ibintu byemewe. Iki ni ikintu cyagiye kigaragara muri communities zigiye zitandukanye muri Amerika yose. Niba uzi gukoresha umwana utari uwawe, umwana mutabana mu nzu, mu by'ukuri ayo aba ari amakosa. Birumvikana ko ushobora gufasha umwana, ariko iyo umufasha atari muri same school district cyangwa se atanagize gute, mu by'ukuri harimo ikosa, kuko ntabwo biba byumvikana. Ikindi nanone, niba warakoresheje umwana w'undi muntu, mu by'ukuri nubona ayo mafaranga uzayamuhaye 500, kuko niwe uri kumurera, niwe ubana nawe. So niba aramuka baraguhaye warakoresheje abana be cyangwa umwana we, ibyiza nuko wayamuha, kuko niwe uri kugaburira uwo mwana. Reka twongere tubibutse yuko nanone ushobora kugira ikindi kibazo cyangwa ufite ikindi kibazo, ushobora kucyandikaho hasi kuri comment section below. Ni Desire. Reka nongere mubwire ngo amakuru tugiye kuza tuyabahereza 5 kuri 5. Reka nongere mubwire ngo ciao ciao, Imana iguhe umugisha.